pa dusubukure ya nkuru watubwiye ejo yawe amateka yawe. Mbasubukurire ya nkuru yanjye nari ngeze mu wa kane, ngiye kwiga mu wa kane. Noneho ubwo nigera kwiga mu wa kane i Kanombe, naragiye ndabyiga bikomeye bya hatari, ariko mu kubyiga ndabitsinda, bimwe birantsinda n'andi biri ndabitsinda. Ubwo ndarangiza segonderi mba ndayirangije. Segonderi nkimara kuyirangiza mpita nza hanze ndasohoka. Urumva uko ibintu byari bimeze rero. Wigeze ujya muri siniya 5? Siniya 5 nayigiyemo, siniya 6 nyijyamo. Ubwo neza mba ndangije kwiga segonderi njyewe i Kanombe, banahavuye ngarutse. Reka muri kaminuza ntabwo nagiye. Kaminuza nasanze amanota kugira ngo umuntu ayibone ajya muri segonderi muri kaminuza yari buruse yari ikomeye bya hatari. Ubwo amanota yo kujya muri kaminuza ntayo nagize diplome yonyine, itaragize n'ikima yanabitse hariya mu mufuka. Iri aho nyine nibyo nakuye. Segonderi rero nyine mba ndayirangije. Ikindi se ushaka kumenya? Segonderi ubwo uyirangije wahise ujya kwiga iki? Reka kwiga ngo byahise bihagarara. Noneho ndasohoka njya hanze, ariko no hanze shahari ishuri. Nese njya mu ishuri ryo hanze ry'ubuzima. Mbega ishuri. Ndaza uzikumva ngo narangije kwiga, ukajya ureba ukabona nta kintu ufite, nta mafaranga ufite yo gushora. Ntabwo byari byoroshye. Ubwo mba nize umushinga. Maze kwiga umushinga, ukamutambira umushinga wowe. Umushinga wize uwuhe mushinga? Ubwo nashatse umushinga wo gukora nteka amandazi nganyambura abantu bayarya. Ubwo niga kudoda inkweto ndazidoda, ya mafaranga ndayabona. Buri munsi nkanyambura n'ibihumbi nka 2, 3, 4. Ubwo ntangira kugenda nk'umusirimu. Nyuma Imana ingirira neza, ndagenda ndacora muri kampani ikomeye cyane yacuruzaga amafaranga yitwaga Tigo. Ubwo turakora amafaranga turayakorera, tukayatugurisha abantu simukadi, kayatwiga dushyira abantu muri Tigo Cash. Tigo se murayizi? Tigo yari sosiyete y'itumanaho, nuko nyine uzizi ziriya zindi mba mfite. Noneho turakorera amafaranga abantu bose, tukayatwiga tubaha simukadi, tubabarura simukadi, tubareka muri Tigo Cash. Ibintu nyine amafaranga turayahiga bya hatari. Ubwo ndangije. Ese papa, bundi ku munsi wageraga nk'amafaranga angahe? Nakoreraga? Hagiye nakoreraga 1000, hagiye nakoreraga 500, hari n'igihe bwiraga nta 5 nkoreye. Ariko ngakomeza ngakora, ndakora bya hatari. Mva kuri Tigo njya gucuruza. Tigo nkomeza ndayicuruza, ibivuyemo biguzwe n'indi sosiyete yitwa Airtel, ndabicuruza, ndongera ndacuruza. Ngomba ninjye mu bintu by'amabanki, nabyo ndabicuruza. Za banki z'urwego ndazicururiza, za Equity ndazicururiza, za BK ndazicururiza, za Ecobank ndazicururiza. Ubwo ndahaganisha ibintu ntabwo byoroshye. Ubwo hagati ariko nakomeza nyine kunkorera amafaranga ngira gute. Ubwo n'ibintu bitari byoroshye mwabana, n'ibintu bitari byoroshye. Inkuru niyo ngiyo. Ubundi si bwo ndi muri ndi mukene. Inkuru sinayibagiye. Ubwo si inkuru. Ubundi amafaranga wabonaga bundi yo wayakoreshaga iki? Amafaranga naje kubona amwe. Ndamubaza
cyane. Amafaranga naje kubona bwa mbere naje kugura isaha nziza cyane, ngura telefone nziza, ubundi nkajya nkorera amafaranga yanjye nyongera hamwe nyarira, ngatembera, nkajya ku mazi ya hehe, i Rubavu, i Karongi, nkajya kuri za Tanganyika, hose nagiyeyo no muri Kivu. No ku Kivu hose nagiyeyo, hariya ku Kivu ndahazi, za Inidereke ndahazi, za kuri za Paramura ndahazi, za kuri za Sotoze nagiyeyo. Amafaranga ariko nayariya narayatembereyemo ndayabyinira, niyo mpamvu nyine nanjye nahise nsaza shaho, narayariye nibagirwa kubika. Bweramana naho nagiye. Noneho nyuma yaho ko dufaranga nyine maze kutugira, naje gukundana n'umuntu witwaga n'umukobwa twakundanye muramuzi. Umukobwa twakundanye ndi boga, mfite ikiboko cya tari n'igituza ameze neza, igisore cyiza, mfite n'ibyanwa bimeze byiza, mfite n'umusatsi, mfite n'utuweze, mbamubiteye n'umukobwa, papa ndamukunze, umukobwa mba ndimuterese. Umukobwa kandi niwe waje kuba umugore wanjye, ariwe mama wanjye, yamurore tuyisubikira ahangaha. Sibyo? Yego, yari iryoshye. Hanyuma tuyisubike tuzasubukure na nimugoroba wenda. Na nimugoroba mbabwira iki? Komeza utuganirize inkuru n'amateka yawe. Ubwo